Yesu ashimwe nshuti bavandimwe bo muri Famu Gospel, mwebwe mukunda Famu Gospel, mwebwe mukunda ijambo ry'Imana, mwebwe mukunda umurimo Yesu Kristo yasize aduhaye wo kwamamaza ubutumwa bwiza kugera ku mpande zose z'isi. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Uko bisanzwe ni Ernest Kagenza, iyi ngiyi wumva ndi Famu Gospel, kandi mbakundira ko ndetse nabashimira ko mubana nanjye muri uyu murimo. Umwami Imana duhaye ibyo kubabwira, nanjye mukakira ibyo mbabwira, atari njye ahubwo ari kubw'umwuka w'Imana uri muri njyewe, kugira ngo inkuru nziza isakare ahantu hose. Kandi muri uru rugendo nta muhanga urimo, twese turiga, buri wese aba ashyira ibuye ku by'abandi bashyizeho, n'undi yazana akarishyiraho. Yaba ufite icyo bavuga ku by'ubwami bwa Yesu Kristo, yaba njye hari icyo nanjye bivugaho. Rero mwene data, mushiki wanjye, ndagushimira ko ubana nanjye muri uyu murimo mwiza nkora wivuga butumwa. Kandi ndabashimira abantu batanga comments kuri upload njye ndakiraho, ndabashimira ko comments zanyu zingeraho, kandi ndashimira abantu bakora subscription, mukasubscribe kuri YouTube channel. Imana igibaho umugisha kuko bigaragaza support yanyu nini. Ntabwo ari ikintu kigusaba amafaranga, ntabwo ari ikintu kigusaba ibintu byinshi. Gukana kuri subscribe ni ikintu cyoroshye cyane, nawe wagikora, Imana ikagumugisha. Yesu atugirire neza. Reka rero dutangire tugana ijambo ry'Imana. Ku cyigisho cy'ubushize twaganiriye ku mirimo ya kamere, tugaragaza kandi ko uko ijambo ry'Imana rivuga muri Bagalatiya 5:19 kugera ku 21 niho handitse imirimo ya kamere. Impamvu nashyizeho ari amagambo y'imirimo ya kamere yari nk'indorerwamo yo kugira ngo umuntu yisuzume, arebe se imirimo akora, ibyo agaragaza mu isi, abya agaragaza mu bantu, uko yitwara, imibereho ya buri munsi ireflectinga hehe, igaragaza ko ari mu bantu bari mu mirimo ya kamere cyangwa igaragaza ko hari ubundi bwame bumurimo. Rero niyo mpamvu nasomye amagambo, ariko mwarabonye ko ntabwo nabisoje, kuko nifuza ko nababwira ku mirimo ya kamere, kumubwira ku mbuto z'umwuka, narangiza tukanaganira ku mpano z'umwuka wera. Ibyo ni ibintu biri enchaîné, ni enchaînement. Ndifuza ko rukomeza kubana nanjye, none izi upload zose ukazazumva neza, nibwo bizagira icyo bikumarira cyane. Imana itugirire neza. Ubushize twaganiriye ku mirimo ya kamere, tugaragaza ibigaragaza umuntu cyitwarwa na kamere. Uyu munsi ntabwo aricyo tugiye kuganiraho, tugiye kugaragaza umuntu uyoborwa n'umwuka wera, umuntu watangiye kwera imbuto z'umwuka wera. Ibyo tugiye gukomeza tuganira. Yesu atugire neza. Impamvu y'ingibi nuko hari umuntu uyoborwa n'umwuka, cyangwa se umuntu ufite imbuto z'umwuka wera, ikimugaragaza ni ikihe? Ni imibereho ya buri munsi, n'uburyo abana n'abantu muri societe, muri communauté, ahaba, ibyo akora, feeling zize, ibintu biri mu bwonko bwe, ibyo atekereza ni ibiki. Ibyo ntekereza bishobora kugaragaza ko ndi umuntu mu butware bwa Satani, kandi ibyo ntekereza bishobora kugaragaza ko ndi mu butware bw'Imana. Imibereho umuntu abamo igaragaza ubutware bumuyobora. Iyo umuntu adafite ubutware bwa Yesu Kristo, cyangwa se ubutware bw'ubwami bw'Imana muri we, aba afite ubutware bwa Satani. Kuko ntabwo simultanément ntabwo wagaragaza kuri mu butware bwa Yesu Kristo ngo nagaragaze ko mu butware bwa Satani ngo bikunde. Bisaba ko hari ufata uruhare ku buzima bwawe, noneho imibereho yawe buri munsi ikareflectinga cyangwa se ikagaragaza ubutware urimo. Uyu munsi rero tugiye kureba abantu bari mu butware bwa Yesu Kristo, abantu bari mu bwami bw'Imana. Abo bantu babayeho bate, bameze bate? Ubundi ubwo bwami bwa Yesu tubwinjiramo tumaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Benshi turabizi, abandi ntabwo babizi, ariko nagira nkubwire ngo kigaragaza ko uri mu bwami bwa Yesu Kristo nuko wamaze kumwakira nk'umwami n'umukiza wawe. Iyo umaze kugera mu bwami bwe rero, hari ubuzima, hari identité, hari imibereho, hari ukuntu ubaho bijyanye n'uwo muntu uri muri ubwo bwami. Nta bwami butagira amategeko, nta bwami butagira ibibugenga, nta bwami butagaragaza nyine ubwo bwami impamvu buriho. Igihugu kigira constitution, aricyo tegeko nshinga rikiyobora ibibera muri icyo gihugu byose. Ubuzima bw'abantu bari muri icyo gihugu bugenda bubaho bujyanye n'iryo tegeko nshinga. Iryo tegeko nshinga rero uryishe arahanwa, cyangwa se hari imyanzuro afatirwa itari myiza. Rero n'umuntu uri mu bwami bwa Yesu Kristo hari ibintu bimuranga. Iyo abyishe nawe hari ibindi bimubaho.
hari bimubaho kuko abagaragaje ko agiye mu bundi bwami. Umuntu uri muri Kristo Yesu rero hari ubwami abamo. Ubwo bwami abamo rero abyo bisango abuyoboke abubemo. Bigenda gute? Ubwo bwami bwa Yesu Kristo bugaragazwa n'imbuto z'umwuka wera. Umuntu wageze mu bwami bwa Yesu Kristo agira imbuto z'umwuka wera bitandukanye n'imirimo ya kamere aba aragenderagamo akiri mu mwijima. Imana itugirire neza. Reka twifashishe amagambo y'Imana agaragara muri Yohana 15:16 niho tugiye guhera kugira ngo tuganire kuri aya magambo. Haranditse ngo simwe mwantoranyije ahubwo ni njye wabatoranyije kandi mbashyiraho kugira ngo mugende mwere imbuto zanyu zigumeho kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye akibahe. Yesu aratubwira ngo niwe wadutoranyije. Buriya kuba ukijijwe kuba umukristo ntabwo ari umwanzuro wo wifatiye, ahubwo hari uwaguhamagaye, hari uwaguhamagaye agushyira mu bwami bwe, agushyiramo kumva ushaka kujya mu bwami bw'Imana. Wakira Yesu nk'umwami n'umukiza akubera umwami. Uwo munsi yaraguhamagara akugeza mu bwami bwe. Niyo mpamvu avuze ngo ntabwo ari wamuhamagaye ahubwo niwe waguhamagaye. Araguhamagara agushyira mu nzu ye, agushyira mu bana be, agushyira mu bwoko bwiwe. Niyo ngo amaze kugushyira muri ubwo bwoko bwe, agushyize mu ishyanga ryera, aravuga ngo noneho genda wera imbuto. Araduhamagara Yesu aratubwira ngo ngaho nimutugende twere imbuto, kandi imbuto zacu zigumeho kugira ngo icyo tuzasaba data cyose akiduhe. Bivuze ngo imbuto nshobora kuzera uyu munsi, ariko nizitaguma ngo nkomeze nera imbuto bizarangira ibyo nsaba data ntabihabwa. Kubera iki? Nera imbuto uyu munsi, ejo sinera imbuto, icyo gihe ni uruvange. Ariko Yesu aravuze ngo mwere imbuto, izo mbuto mwera zigumeho kugira ngo rezilite yo kugira imbuto ariko zikagumaho, ni ukugira ngo icyo tuzajya dusaba data cyose tugihabwe. Iyi Mana yacu murabizi ni Imana yitwa ishobora byose, kandi ikiremwa cyose gifite ibyo gikennye muri cyo bituma gikenera Imana. Buri muntu wese afite impamvu yo gushaka Imana, yo kwifuza kubana n'Imana, afite ibyo yifuza kubiteka Imana. Kugira ngo ngo ubihabwe nuko imbuto zawe zigumaho, imbuto zawe zigumeho kugira ngo ubashe kubona icyo yifuza kubiteka Imana. Imana idufashe cyane. Reka dukomeze dusome andi magambo ari muri Mariko ibice 4 umurongo wa 30 niho duhera. Uyu ni Yesu kandi aravuga ati mbese ubwami bw'Imana twabugereranya n'iki, cyangwa twabusobanuza mugani iki? Agiye kubisobanura kuri 31. Aravuga ngo ni Yesu Kristo ari kubivuga bibwira abigishwa n'abandi bose bari baje kumva ibyo ababwira. Bwagereranywa n'akabuto ka sinapi, kuko iyo gatewe mu butaka nubwo ari gato hanyuma y'imbuto zose mu isi. Nani dufasha karakura kakaba igiti kinini kikaruta imboga zose, kikagaba amashami manini, maze inyoni zo mu kirere zikarika ibyari mu gicucu cyacyo. Imana ishimwe cyane. Yesu yageranyije ubwami bw'Imana cyangwa se abantu bari mu bwami bw'Imana n'akabuto ka sinapi. Ni akabuto ngo gatoya cyane, Yesu nagize abari yo kukabona, ariko nawe wumva ko ari akabuto gato cyane. Ni akabuto gatoya cyane gashobora kuba kari munsi y'ishaka ku bantu baza amasaka. Ngo aka kabuto bamara kugatera ngo kakagenda kagakura, ngo karakura kakaba kanini, ukarangiza ngo kakera izindi mbuto, kakagaba amashami, kakaba kanini, kakaba igiti kinini cyane. Mu Kinyarwanda bavuga ngo ni inganzamarumbu, ni igiti kinini cyane. Imana dufashe cyane. Bivuze ngo iki? Kuko ngo umuntu amaze kugera mu bwami bw'Imana, iyo umaze kugera mu bwami bw'Imana, ikibigaragaza ni uko ukura. Haleluya. Ni uko ukura. Wamara gukura ukara imbuto, ariko za mbuto z'umwuka wera. Bivuze ko mu buzima bwacu niba twamaze kugera mu bwami bw'Imana, niba twaramaze kuba ubwoko bw'Imana, twarahindutse ishyanga ryera, tugomba gukura. Muri Yesu umuntu arakura. Nta muntu ukizwa uwo munsi ngo ubuzima bwe bw'imana bite bushira. Nta muntu ukizwa uwo munsi ngo ubuzima bwe bite buhinduka, ntiyongere kugwa mu cyaha, ntiyongere kubaho mu mibereho mibi. Oya, bisaba kwiga kubana n'Imana, bisaba kwiga kugira karagiteri za Gikristo, bisaba kwiga kugira ubuzima bwa kimana. Imana ishimwe. Twiga mu buryo butandukanye, twigira mu ijambo ry'Imana, dusoma Bibiliya, tubana n'abera,
Imana ishimwe. Uko ubana n'abera, uko ubana n'abantu bagutanze kugira mu bintu bya Yesu Kristo, mu bintu by'Imana, ugenda ukopiya imico yabo, imico ya gikristo. Uko ugenda uyikopiya niko igenda yinfilitira, igenda ijya mu buzima bwawe. Ugasanga niba wararangwaga n'ingeso mbi, utangiye kugira ingeso nziza. Niba waragiraga urwango, udakunda abantu, wanga bene wanyu, ufite umuntu wanga iteka ryose, utangira kwiga gukundana. Mu buhamya abantu bagenda baguhereza uburyo bahoze bangana, ariko bamara kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza bakaza kugira urukundo. Kwiga rero gukunda ni ikintu cy'intwari, ni ikintu kitari icya buri wese, kuko mu mbuto z'umwuka wera harimo gukunda. Gukunda ni sacrifice, kuko gukunda ntabwo ugomba gukunda gusa, ahubwo ikigaragaza ko ufite imbuto z'umwuka wera, ikigaragaza ko wamaze kugera mu bwami bwa Yesu Kristo, ni uko ukunda abagukunda ariko ukanakunda abakwanga. Imana ishimwe. Yesu yaravuze ngo ese nimukunda abakunda gusa, mwebwe zamurushije iki abatizera? Kuko n'abatizera bakunda ababakunda gusa. Twebwe rero icyo tukwiye kugira cy'isumbwe ni uko dukunda abadukunda ariko tukanakunda abatadukunda. Icyo ni urubuto rw'umuntu wizera, ni imbuto z'umwuka wera. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nuko ku kabuto ngo karakura kabuza kuba igiti cy'inganzamarumbu. Uyu munsi nshobora kuba ndangwa n'ingeso mbi, ndangwa n'imico mibi, ndangwa n'ibintu bibi byose biranga umupagani, ariko namara kwakira Yesu n'umukiza ngahindukira, nkava muri pozisiyo yo kugengwa n'imirimo ya kamere, nkajya muri pozisiyo y'abantu bagengwa n'imbuto z'umwuka wera. Ntabwo zihita ziza ku kanya ngo zimfitire mu buzima bwawe, ahubwo bisaba gukora. Imana ishimwe. Hari ikintu kimbabaza, umuntu wese iyo atangiye business ayitangira akora cyane, akagerageza, akainvestinga amafaranga, akainvestinga umwanya we, agashaka inama, agakoresha imbaraga z'uburyo bwinshi, yaba imbaraga z'umubiri, yaba n'imbaraga z'ibitekerezo, kugira ngo azabone return on investment, cyangwa se kugira ngo azabone inyungu ku bwa business yagiyemo. Rero na Yesu, kwinjira muri Yesu Kristo nabyo ni investment, ni uko investinga ubugingo bwawe muri Yesu Kristo. Ariko kugira ngo ugume muri ubu bwami bwa Yesu Kristo bisaba ko witanga wese, bigusaba igiciro ki. Niba mu by'ukuri wari ufite ingeso mbi yakunaniye, biragusaba ngo wige kureka ya ngeso mbi, ahubwo ugire ingeso nziza zikwiriye abari muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Na Yesu Kristo kugira ngo acungure umuntu, muzi yuko yatanze amaraso ye. Yesu yemeye gupfa, uzinushe wumve kutababara, cyangwa hari zakujombe wumve kutababara, ariko Yesu yemeye gupfa nta cyaha afite, nta gukiranirwa yari afite muri, ahubwo kuko yakunze umwana w'umuntu, yakunze abari mu isi cyane, ku ijambo ry'Imana ritubwira, yemera kujya ku musaraba, yemera kutwitangira twebwe abanyabyaha, bivuze ko yatanze ikiguzi. Natwe rero kugira ngo dukizwe, twebwe nta kiguzi dutanga, ariko kugira ngo tube mu bwami bw'Imana kandi dufitinga, cyangwa se tube mu mwanya mwiza w'abantu bari mu bwami bw'Imana, tugaragaza ko turi abantu bari mu bwami bw'Imana, biradusaba kwigomwa ibituremerera, biradusaba kwigomwa ibyaryoheraga imibiri yacu, tukabireka tukajya mu bushake bw'Imana. Imana ishimwe. Ubitangira bikugoye, kwibuza ingeso wari umaze imyaka 15 20 ufite, kandi n'ingeso inezeza umubiri wawe, biragora, ariko biragusaba sacrifice, biragusaba gushakisha imbaraga zawe zose kugira ngo ubashe guhinduka. Imana ishimwe. Nk'uko iki giti urubuto rwa sinapi rwatewe rugakura rukaba runini cyane, ugatangira kwera imbuto, niko natwe mu bwami bw'Imana turahamagarwa ngo niba twamaze kugera muri Yesu Kristo, tugahinduka abana b'Imana, bikeneye ko dukura, tukava ku ntambwe imwe tukagera ku yindi ntambwe. Pawulo yaravuze ngo ntabwo umuntu mukuru akwiye kurya iby'abana, cyangwa se ngo niba uri umuntu mukuru ntabwo utungwa n'iby'abana. Niba uri umwana uramezwa amata, ariko iyo uri mukuru ntabwo ukiramezwa amata, utangira kurya ibyo kurya nyine by'abantu bakuru. Natwe niba twageze mu bwami bw'Imana, tukakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, dukwiye gutangira kwera imbuto zigaragaza ko twakijijwe. Naho ubundi nitutera imbuto zigaragaza ko twakijijwe, tuza tukiri mu bwami bwa Satani, twarahinduye idini, twarahinduye aho twari turi, tukagira amadini tujyamo, twaragaragaje abantu ko twabaye aba Kristo, tukababwira mu buryo buri fizike, ariko imikorere yacu, imivugire yacu, imitekerereze yacu, imibereho yacu bigahakana ibyo ngibyo. Birikabire ne data, ubu ngubu igihe kirageze ngo umuntu yongere kwirata idini asengeramo, umuntu yongere kwirata group abamo, umuntu yongere kwirata igihugu Kristo afite. Ahubwo icyo wirata ni ikihe? Icyo Imana ishaka ni uko wirata ko wavuye mu mirimo ya kamere, ni uko wirata ko usigaye wera imbuto z'umwuka wera, kandi ntabwo ibyo ngibyo uzirata ku mwana w'umuntu, ahubwo uzirata urimo gusenga ushima Imana ko wavuye mu bubata bwa Satani ukaburirwa n'ubwami bw'Imana,
uzashima Imana ko wahoze ukora ibintu runaka, ibintu bidahesha Imana icyubahiro, ukabona gusiga ushobora gukora ibintu bihesha Imana icyubahiro. Nicyo kintu kizagaragaza ko wamaze kugera mu bwami bw'Imana, wamaze kugera mu bwami bw'Imana kandi aribwo buri kukuyobora mu mibereho ya buri munsi. 21 haranditse ngo nuko arababaza ati mbese itabaza rizanirwa kubikwaho inkangara cyangwa gushyirwa munsi y'urutara, ntishyirwa se ku gitereko cyaryo? Reka nsubiremo. Nuko arababaza ati, uyu ni Yesu muri Mariko 4:21, arababaza ati mbese itabaza rizanirwa kubikwaho inkangara cyangwa gushyirwa munsi y'urutara, ntirishyirwa se ku gitereko? Bivuze ngo iki? Niba twaramaze kugira Yesu Kristo, niba twamaze kwakira itabaza arirwo rumuri rw'Imana, niba twamaze kubitabaza, ntabwo tujya kubikaho ikindi kintu gituma rw'urumuri rwacu rutagaragara. Ikiduturukamo, amagambo mvuga, ibyo nkora, niba yanjye ya buri munsi, imitekerereze yanjye biragaragaza ko mfite urumuri rwa Kristo. Ntabwo rero kugira Yesu Kristo nk'umukiza mu buzima bwawe bizagaragazwa nuko watendenga cyane mu church, ntabwo bizagaragazwa nuko uri muri korali, ntibizagaragazwa nuko uri profete, ntabwo bizagaragazwa nuko uri umunyamasengesho cyane. Ntabwo kizagaragaza ko Yesu Kristo akurimo ni imbuto z'Umwuka Wera. Ikizagaragaza ko Yesu Kristo akurimo nuko uzaba urumuri ahari mu mwijima. Iyi si ifite umwijima, ikeneye urumuri. Ukwiye kuba urumuri, Inkuru yanjye ya buri munsi ikagaragaza ko namaze guhinduka rwose. Imana ishimwe. Rero bene data, ntabwo bikigezweho kugaragaza ko uri umunyedini runaka. Ndagira ngo batangarize ko nta gaciro bifite imbere y'Imana kugira idini, kuko mu ijuru nta dini rizajyayo. Igifite agaciro ni uko duhinduka by'ukuri. Twamara guhinduka tukera imbuto zigaragaza abihane, noneho nibwo ya madini n'amatorero tuzayabamo turi proud yo kuba abo muri ayo madini, ariko agakiza ariko katurimo, ndetse n'imbuto z'Umwuka Wera arizo zitugenga umunsi n'isaha. Imana idufashe cyane. Noneho reka mbabwire ikintu nka hint, ngiye kugera ku kintu cyitwa impano z'Umwuka Wera nizo tugiye kurangiza. Twanda turi kuvuga imbuto z'Umwuka Wera, ikigaragaza umuntu umaze gukizwa ugendera mu bwami bw'Imana. Noneho abantu bashobora kubiconfusinga n'impano z'Umwuka Wera, ni gift z'Imana. Umuntu wese wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, Imana ihita imuha furiri izo mpano z'Umwuka Wera. Ari izi mpano z'Umwuka Wera rero ntabwo arizo zigaragaza ko turi abana bari mu bwami bw'Imana, ntabwo arizo ziduqualifyinga kuba abantu abaragwa b'ubwami bw'Imana. Ntabwo zituma izi impano z'Umwuka Wera, ntabwo zituma tuzabona ijuru. Oya, kuko wakiriye Yesu Kristo, Imana izaguha izo gift, izaguha izo mpano. Niyo mpamvu uzasanga umuntu wakiriye Yesu Kristo agakizwa agira izo mpano, ariko niyo amaze kugwa akava mu byizerwa, usanga za mpano zikomeza gukora, kubera ko Imana ntabwo ari igisambo, iratanga, irabiguha. Izi mpano rero ntabwo arizo zaduhesha ubugingo, ariko imbuto z'Umwuka Wera, imbuto imibereho yacu ya buri munsi, cyangwa se karagiteri tugaragariza abandi z'uko twakiriye Yesu Kristo, zisobanura ko turi qualified, cyangwa se zisobanura ko turi abantu bo mu bwami bw'Imana, zisobanura ko tuzaragwa ijuru, zisobanura yuko turi abana b'Imana, zisobanura ko tuzabana n'umwami Yesu Kristo mu ijuru. Izi mbuto z'Umwuka Wera nizo zigaragaza ko turi abana bakwiriye ubwami bw'Imana. Haleluya. Ariko ntabwo impano z'Umwuka Wera, ntabwo kuba n'abamanura cyane, ntabwo kuba n'abavuga mu ndimi, ntabwo kuba ndi umunyamasengesho ukomeye, ntabwo kuba ndi umuntu uzi kwigisha cyane aribyo bigaragaza ko ndi umwana ukwiriye ubwami bw'Imana. Kuko imibereho yanjye, imigenzereze yanjye ya buri munsi niyo izagaragaza ko nahindutse koko ndi umwana w'Imana kandi nkure kuzaragwa ubwami bw'Imana. Ndagira ngo mbashishikarize, nanjye nishishikariza kurushaho gushyira umwanya, gushyira umwanya wanjye munini mu gushakisha uburyo nakora ibintu binezeza Uwiteka, gushakisha uburyo nakorera imbuto z'Umwuka Wera, nagaragaza ko ndi umwana w'Imana. Simbe nkigengwa n'ingeso za kera, simbe nkigengwa n'imirimo ya kamere, ahubwo mbe ngengwa n'imbuto z'Umwuka Wera. Ngire urukundo, ngire kwihangana, ngire ingeso nziza. Imana ishimwe. Ngo umuntu uhugurika, nicyo bizagaragaza ko ndi umwana w'Imana, ndi mu rugendo rugana mu ijuru, ndimo ndagera ku musozo. Imana idufashe. Kandi mugihe mbabwire ngo pira cyangwa se inkingi mwamba yo kugira ngo bashe kwera imbuto nuko muri Kristo Yesu. Yesu Kristo aravuze ngo njyewe ndi umuzabibu, mwebwe mukaba amashami. Ntimubasha kwera imbuto mudatewe kuri njyewe. Bivuze ngo iki? Nujya muri Yesu Kristo ukabana na Yesu Kristo, niwe uzagushoboza kwera imbuto. Uzera imbuto nyinshi. Kubera iki? Uri ku muzabibu, uri kuri Yesu Kristo.
uri mu bwami bw'Imana, kuko uteye kuri Kristo Yesu nibwo uzashobora kwera imbuto. Niyo mpamvu rero babandi batari muri Kristo Yesu harabitwa ba ngeso nziza, agira ingeso nziza uyu munsi ariko akajya n'izindi ngeso mbi izaho ushobora kubona aho utabona. Ndagira ngo ubwenge icyo ntabwo kituma ubasha kugira ubwami bw'Imana. Ikigurisha ubwami bw'Imana no kuba utewe muri Yesu Kristo. Haleluya. Bene data mbakundishe cyangwa se mbahamagarire ngo mushyire imbaraga zanyu mu kwera imbuto zikuriye abakristo. Nicyo kizagaragaza n'abapagani ko mwahindukiye muri Kristo Yesu. Nicyo kizagaragaza ko muri abana b'Imana. Nicyo kizatuma Uwiteka yishimira kuza kubana namwe mu ruhanya buri munsi, agarushaho kugenda abagirira neza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatumye turi gutangira ngo nimuba muri njyewe, n'amagambo yanjye akaba muri njyewe, musabye icyo mushaka cyose muzagihabwa. Yesu ashimwe. Yesu ni umuzabibu, twebwe turi amashami. Aya mashami azera imbuto kubera ko duteye ku muzabibu. Imana rero ibaho umugisha, Imana ibagirire neza, kandi mukomeze kuba nanjye mu bindi byigisho mu byatambutse, mujye mwongera mu byumve kugira ngo birusheho kubafasha mu buzima bwanyu, nkuko nanjye ngenda numva iby'abandi kugira ngo bimfashe uko bwije nuko bukeye. Ndagira ngo mbabwire ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo kubana kwabo kwiza barahugurana. Dukwiriye kubaho turi abantu bahugurana uko bwije nuko bukeye, kandi ntagire wumva ko yagezeyo, ntagire wumva ko we atagerayo. Oya, twese dukwiye gufata intego tugashyira imbaraga zacu mu gushaka kurushaho gusa na Kristo. Nicyo kizagaragaza ko turi abigishwa ba Yesu Kristo, kurusha kugaragaza mu bantu ko turi abakristo ariko tudakora imirimo igaragaza ko twakijijwe. Mwami Yesu bagire neza, Mwami Yesu abite mu uko bwije nuko bukeye. Reka dusenge Imana. Ndagushimiye Imana ku uyu mwanya mwiza waduhaye, ndagushimira ko kubwira ijambo nezejwe nuko Mwami umpaye kurivuga, kuko uyu munsi wawunyongere kuri wari warampaye. Sengera mwene data uzumvira ijambo ndetse uri kuryumva, kugira ngo Mwami mugire neza, umushoboze kwera imbuto. Nta kindi cyatuma yera imbuto nuko aba ku giti aricyo muzabibu, ari we Yesu Kristo. Ndagusabye Mwami ngo abantu benshi usho kubirehereza bajye kuri wowe, nimara kukugera ngo bazashobora kwera imbuto nkuko bikwiriye. Kandi Mwami ukundisha abantu kurushaho gukura, nkuko igiti kiterwa ari agati gato ka sinapi kagakura kakazera imbuto, reko nsenze ngo n'abandi bumve yuko bakwiriye gukura bakera imbuto nziza za Yesu Kristo, arizo zigaragaza ko bari mu bwami bwawe. Izina rye nirihimbazwe, umunsi ritashira, mu izina rya Yesu Kristo twasengaga, amen. Mwami Yesu abagirire neza.